Urubuto rw'umuneke rufasha mu kugabanya agahinda gakabije. Mu mineke dusangamo icyitwa tryptophan, iyi ngiyi ikaba ifasha mu kugabanya ndetse no kumaraho ibimenyetso byose by'agahinda gakabije. Kurya imineke byongerera umubiri imbaraga kubera isukari y'umwimerere dusanga muri uru rubuto. Iyo uriye ibiri kandi binini uba ushobora kubona imbaraga wakoresha mu gihe cy'iminota 60 kuzamura. Imineke ifasha ubwonko gukora neza, ikungahaye kuri potassium ndetse na magnesium. Iyi ikaba ari imyunyu ifasha ubwonko kugira icyerekezo kizima ndetse no gukora neza. Imineke kandi irinda umubiri kurwaragurika, aho dusangamo antioxida. Aya ngaya arwanya ibintu byose cyane cyane umwanda kuba wasohoka mu mubiri maze bikaba byakurinda indwara zitandukanye zirimo nk'iy'umutima, diabete ndetse na kanseri. Uru ni urubuto rwiza cyane ku bantu bakoresha itabi, dore ko imineke igizwe n'intungamubiri zizwiho kugabanya uburozi buba mu itabi bwa nikotine. Ayo nguko ugiye kwemerera ibyo mukora by'amasegonda 3 akagutera inda agahita gusiga gutyo uri gomba nende. Abakobwa mbabwira buri munsi ko niwishora mu ngeso z'ubusambanyi bitaragera ku myaka yawe y'ubukure yo kwirengera, yo kuvuga ngo ubu nabyara nkirerera, kwemera guterwa induri under age, uri gushyira umutipe mu nyungu bori kujya mu gihombo. Nubwo gose umwana ari inyungu kuri twebwe na mama wa yaba inyungu, ariko za struggling ntabwo azibuka yuko hari ibyo mwakoze, ntabwo azibuka yuko hari umwana wavuyemo, ntabwo azibuka yuko umwana yiga isemye rivare nyina yikura he, ntabwo azibuka yuko umwana akenera urukweto uriya umugore ko namuteye inda ari muto. Ibyaho umwana bikura he, ibyo ntabwo bimureba. Ategereje ku myaka izagera 15 akaza avuga ngo mu mwana wanjye ayo nababihakana ati ntagirwe n'ikikaro, ariko nyuma yaho akazamwemera.